Kwa hiyo wanatupiga sanction sisi sasa nyuma koordination yetu ya afya tupande miti pande yako sawa. ngayo nguko mu mwambaro uri green cyangwa se w'icyatsi, ubundi mu kinyarwanda umenyesha cyangwa se ugaragaza urumbuke ni ASM 23 muri Goma. Musi w'ejo nibwo bari barimo muri gahunda yo gutera ibiti kugira ngo Goma ihumeke umwuka mwiza. Ni mu gihe amahanga yo ari gufatira ibihano umunsi uko bwije n'uko bukeye ASM 23 yaba abayobozi bayo ndetse na bamwe mu bagaragara nkaho bayishyigikiye. Ariko nanone amahanga ntasiba gufatira ibihano cyangwa se bya hato na hato igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko ngo cyaba bavuye ko ngo gifite ingabo cyangwa se igisirikare muri iko. Ariko nanone perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame abigaruka umunsi kundi avuga yuko iri kubira muri Minembwe umunsi ku munsi kuba bategura amadrone yo kurasa abaturage atari ibintu byo kurenza ingoyi, yewe afite n'uburyo abisapotinga yabifasha. Ariko we icyo yirinze kwivanga mu bibazo by'abavandimwe, cyane cyane ko aba ASM 23 mubona n'abanyekongo nk'uko bo ubwabo babyivugira bari ku gihugu cyabo bari kurwana n'abanyekongo bagenzi babo. Ubwo ndavuga igihugu cya Kongo kiyobowe na His Excellency Tshisekedi Tshilombo, ariko nanone we ubwe utemera ko ASM 23 ari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda. Ibyo kandi bigumya guteza impaka yaba mu biganiro umunsi kundi bajyamo byatangiriye iduha birimuka bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo birahava bigaruka iduha biranga bakomereza Ubusuwisi. Ubungubu bisa nkaho ASM 23 itagikeneye ibyo biganiro. Ariko nanone mwambaza mutese kubera iki noneho itabikeneye, uti no kubera iki idakeneye ibyo biganiro, yewe ukanatubwira yuko yabyikuyemo. Ariko tukaba twarabonye abasirikare bagera kuri 3 baraje igoma, yewe bakakirwa na ASM 23 mu rwego rwo kugira ngo baganire ku bibazo biri cyane cyane ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ndavuga intambara. Yego nibyo koko nk'abasirikare bo baba bafite uburyo bakora ibintu bya buriya igisirikare na politiki bisa nkaho yego bigendana, ariko nanone ibijyanye n'urugamba bigira amategeko abigenderaho. Yego nibyo baraje rero bakaba bari no mu biganiro kugira ngo barebe icyakorwa gahenge kaboneke. Ariko nubwo kari kuboneka mbaze mutise n'umunsi noneho tuzaniye ayahe makuru. ASM 23 nubwo ibyo byose biri kujya mbere, itegeko ryamaze gutangwa. Basore bari standby bameze nkaho baryamiye amajanja yaba ku ruhande rwatwirwaniho na ASM 23 n'igisirikare cyamaze kwiyubaka, bategereje yuko itegeko ritangwa rya nyuma kugira ngo bahite banyakira mu mujyi wa Uvira bongere bawucakire. Ese noneho biraza kugenda gute yuko ibihano bigumye kuba ibihano? Ariko nanone tujye tuvugisha ukuri, nubwo turi abanyamakuru cyangwa se tukaba dufite n'uburyo tubonamo ibintu. Ariko Goma nk'uko perezida w'igihugu cyacu yabigarutseho ejo bundi yaravuze ati nk'uko mwagiye mutembera, abagiye batembera bakajya mu bice ASM 23 igenzura n'ibyo Tshisekedi akiyobora, bigaragaza yuko hari impinduka yaba ku bijyanye n'abaturage bafashwe neza, ibisambo bitagitera abaturage, imihanda iri gukorwa, isuku mw'iyo mijyi nk'umujyi wa Goma hajya murabibona. Yewe bigaragaza ko hari itandukaniro ry'imiyoborere, abasirikare bari discipline, abapolisi ba discipline batambura abaturage, dewe ubona ko baniyubashye, yewe n'abayobozi batarya ruswa n'ibindi, ahubwo usa nkaho bakorera abaturage kandi mu buryo bwizewe. Ndaje tube tugaruka kwa aya makuru. Ariko nanone n'umusindagira ngo nkugarukire ku makuru ari kuva mu Burundi avuga yuko bamwe mu basirikare
basirikare baba bari gutangira kwirwaza nyuma y'uko ngo haje itegeko ryo kujyana abandi basirikare muri Kongo. Hanyuma bamwe rero bakaba babizi ibyo bagenzi babo babonera iyo bagezeyo, bamwe rero muri bo bakaba batangiye kwirwaza mu rwego rwo kugira ngo batajya muri Kongo. Reka ngaruka mu masegonda make ntujye kure, tuve imuzi n'imuzingo n'izi nkuru, ukande subscribe nimba wakunze ibyo dukora. Reka ngaruke mu masegonda make. Ibyo koko uhanga yarabivuze ati bya inyoni, umuhinzi ajya imigambi n'inyoni zijya iyindi. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufatira ibihano bamwe mu bayobozi ba ASM23 ndetse n'abatakiriho barafatiwe ibihano, harimo no kuba nka Kisekedi we yaramaze kubakatira igihano cy'urupfu. Ibyo rero bikaba biri mu bituma ASM23 yayize indi mitwe. Yewe ubu ngubu mwatangiye no kubibona, ngubu haje bamwe mu basirikare ba FARDC mu mbabarire, baje kugira ngo bajye mu mishyikirano. Perezida Chilombo Antoine Felix Kisekedi yatangiye kubona ko ibyo yibwiraga atari byo, yewe ko n'imbaraga yakekeraga uyu mutwe wa ASM23 atari wo ufite, ahubwo ufite imbaraga zirenze izo yabakekeraga. Ibyo rero akaba yatumyeho navuga ko ari bamwe mu baje kugira ngo bageze ibiganiro kure, kugira ngo baganire ku bijyanye n'uko bagira agahenge, bakaba yewe binashoboka bahagarika intambara bakajya mu biganiro noneho byeruye. Ariko nanone ASM23 murabizi yuko yagize uburakari budasanzwe nyuma y'ibyabereye Minembwe ndetse n'ahandi, amadrone umunsi ku munsi bagamishwa ku baturage. Hanyuma ASM23 igisirikare ngo cyaje gutabara cyangwa se gukura mu kangaratete abaturage, nacyo gihita kirya akarongo kivuga ko nta biganiro bazongera kujyamo. Ariko nanone twabonye u Rwanda, Kongo ndetse na bamwe mu ntumwa za ASM23 bongeye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaje mu kanya tube tugaruka ku myanzuro yavuye muri iyo nama ndetse n'ibyo bari bagiye kuganiraho, byose turaza kuba tubigarukaho. Ariko si kuko baba basubiye mu biganiro nk'uko amakuru aza atugeraho, ese noneho biraza gucura iki? Dore ko ASM23 yavuze yuko itazongera kujya mu biganiro. Ese noneho baba babyemeye? Mbere y'uko nkomeza kujya amakuru, ndabanza nongere ngushimire wowe udahwema kubana natwe kuri Munara TV, ariko nanone nanagushimire kuba udahwema kudushyigikira, yaba gutanga igitekerezo, gukanda like ndetse no kuba ubana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma rero ubaye uri mushya ugakunda ibyo dukora, icyo nakwisabira nta kindi no gukanda subscribe cyangwa se s'abonner, ugafungura n'inzogera aho hejuru kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi n'amakuru menshi kandi yizewe nzajya kugezaho gatanu ku kandi. Hanyuma rero nkomereze amakuru ku mirongo yo ku rugamba. Ubu ngubu abasore ba ASM23 umutwe watwirwanaho baba barwaniye baryamiye amajanja kugira ngo bategereze firimbi ya nyuma cyangwa se itegeko rya nyuma, nyuma imitutu bayerekeze Uvira, bongere bafate Uvira bayitabare. Rero biyita batabazi, dore ko bavuga ko abaturage aho bavuye bongera bakabaho nabi, n'ibimenyetso bikaza bibyerekana yuko bamwe mu baturage bagenda batishimira imiyoborere y'igihugu cya Kongo. Nk'intara ya Katanga yo yamaze gutangaza yuko Perezida Kisekedi niyongera gukora ikosa yuko azongera kwiyamamaza, bo bazahita bikura cyangwa se biyomora ku gihugu cya Kongo bakigenga cyangwa se bakaba igihugu cyabo bamaze no kubitangaza. Hanyuma ASM23 nacyo yamaze kuvuga yuko mu gihe yakongera Perezida Chilombo gukora ikosa ryo kuvuga ngo avugure itegeko nshinga yongere yiyamamaze, nabo bazahita bashinga igihugu cyabo. Ese kuko Kongo izavamo ibihugu bingahe? Yuko buri gace gashaka kwigenga, ese koko bizarangira Kongo ivuyemo uduhugu twinshi uko twagiye tubibona mu bihugu bigiye bitandukanye? Ndaza kubagurukira ku makuru kandi ya wa musirikare wanditse ibaruwa ndende, rero ngo byaba ibye bitameze neza nyuma y'uko yanditse ibaruwa irimo ukuri kwinshi ko kubwira Perezida wa Kongo Chilombo. Rero bikaba byatumye ngo bimuviramo ingaruka
zitari nziza. Ndaza no kugaruka ku makuru yo mu Burundi kandi mvuga ko bamwe mu basirikare batangiye kwirutsa, abandi bagatoroka, abandi bagashaka zimwe mu mpamvu zituma badasuka Kongo, dore ko bavuga ko muri Kongo iyo bagezeyo ibyabo bitabagendekera neza, kandi nk'uko mwagiye mubibona igisirikare cy'u Burundi cyagiye kigwa muri Kongo, kandi koko nibyo. Hanyuma kandi ndaje mu kanya tuve mu zindi muzingo n'izi nkuru zose, tuze no kugaruka ku inama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe ntujye kure.